Mbere na mbere Imana yaturemye dukunze, iduha umwuka wayo dukunze, irangije duha paradizo iti mugende mubemo bana banje, turagenda tubamo, iduha ibyo kurya turarya, tubaho neza rwose, turatunganirwa, tubana nayo amahoro, turanezerwa ndetse nayo iranezerwa. Ariko twaje gupfa akantu gato cyane rwose, kuyisuzugura tukarya ku rubuto twari twarabujijwe. Urwo rubuto Imana yari yaratubwiye ko nitururya no gupfa tuzapfa, ariko tubirengaho turya ku rubuto. Nyuma yo kurya ku rubuto icyatubayeho namwe murakizi, twaje kuvumwa, twoherezwa ku isi y'imiruho, isi y'imihangayiko, dutangira kurya bitugoye, kwambara bitugoye, byose ku isi bitangira kutugora. Nkaho bidahagije, Imana itwoherereza ikivume cyari kivuye mu ijuru, kimaze kwigomeka ku Mana, cyitwaga Lucifer, ubu tukita Satani. Iyo nkuru maze kukubwira ni ya Adamu na Eva. Yaba bakuganirizaga nibo baba bayikubwiye neza, kuko nibo bayizi kundusha. Ariko nanjye reka nkubwire icyo nzi. Muhaye ikaze muri iki kiganiro, njyewe ndi Niyo Daniel. Reka nkuhe ikaze, reba handitse subscribe, niba utarayikora uhakande, ukande no kunzogera, kugira ngo ubundi dupfa byagenze bite. Kugira ngo umuntu apfe biterwa n'uko utunyangingo tw'umuntu tuba twamaze gucika intege, biterwa n'impanuka, uburwayi cyangwa se gusaza, ndetse n'ibindi byinshi nakubwiye byatuma utunyangingo tw'umuntu ducika intege. Uko niko siyanse yakubwira uramutse ubajije siyanse. Ariko se ubajije iyobokamana ryakubwira iki? Reka tubaze iyobokamana. Ubajije iyobokamana uri umuntu udakunda rwose ibintu bitinze, wasoma Bible utaragira mu mirongo myinshi, utaragira mu bindi bitabo byinshi, mu Itangiriro honyine igitabo cya mbere gitangira muri Bibiliya harimo umurongo, nako ni igice cy'umurongo, si n'umurongo wose, ati nimurya kuri ruriya rubuto no gupfa muzapfa. Ibyo ni Imana yabivuze, bisa nkaho twaburirwaga ko niturya ku rubuto bizatugeza ku rupfu. Yahita ikubwira ko twazize urubuto kugira ngo ariko nanone ushobora guterwa urujijo n'ibyo wumvise cyangwa se ibyo wumva. Bamwe bati twariye urubuto, abandi bati twasuzuguye Imana. Ariko se mu by'ukuri ikibazo cyabaye kurya urubuto, cyangwa se ikibazo cyaba cyaraje kuba gusuzugura Imana? Ibyo byose ni ibigushyira mu rujijo utabasha kwikuramo, cyangwa se ngo undi wese aza rugukuremo. Abemera iyobokamana bavuga yuko iby'Imana ari amayobera, ni nayo mpamvu dukenera Mwuka Wera ngo aza dusobanurire. Se niba icyaha cyaraje kuba gusuzugura Imana, kuki tutababariwe icyo cyaha? Ko Imana ivuga iti musabe imbabazi muzazihabwa. Ubu uramutse usabye imbabazi icyo cyaha cyakurwaho kikavaho? Ntushobora kwiyumvisha uburyo ki icyaha umuntu umwe yakoze cyaba cyarafashe isi yose, abantu bose ku isi bakaba bagihanirwa. Iby'Imana niho bibera amayobera. Mureke dusabe imbaraga zidusobanurira. Nyuma y'ibyo twakuwe muri Edeni, aho twari tubayeho neza, turya byoroshye, nta kurwara, nta gupfa. Twoherezwa mu isi y'imihangayiko, isi y'imiruho, isi twariye bitugoye, harimo uburwayi ndetse yewe n'urupfu. Nkaho bidahagije, Imana itwoherereza ikindi kintu cyasaga nk'ikije kutwongerera imihangayiko, ndetse yewe no kongeraho ibyo tutari dusanganwe, nicyo twita Satani. Yari amaze kwigomeka mu ijuru. Imana iravuga iti reka mwohereze ku isi, imwohereza ku isi. Irangije yongeraho iti genda wasi wugushije ishyano. Yaje ari nk'ishyano koko ritugwiriye, ari ukutwongerera imihangayiko, ari ukongera ibyari biriho nk'imihangayiko, ndetse yewe no gushyiraho ibye bishya byo kutubabaza bikomeye. Iyo ni Satani. Ni gutyo yaje ku isi avuye mu ijuru, yoherezwa ku isi ngo aze yongere ububabare twari dufite. Ariko si icyo Imana yari igamije. Icyo yari igamije nanjye sinyizi. Nibyo Satani yoherejwe ku isi, aza ku isi. Ariko se ko yoherejwe ku isi tukaba twumva ngo ikuzimu haba ari ku isi? Ibyo byose ni ya mayobera. Hari ababyita amayobera matagatifu. Satani yoherejwe ku isi, mu kuza ku isi ahita yubaka ubwami bwe bukomeye,
aribwo twita ikuzimu. Bivuze ko ikuzimu ari ubwami ntitwaba twibeshye, kuko ni ubwami bufite n'ibikomangoma. Hari ibikomangoma bigera muri 7 bivugwa cyane ko ari iby'ikuzimu. Ibyo 7 nibyo bivugwa cyane. Urifuza kubimenya? Tega amatwi wumve kuva ku cya mbere tugere ku cya 7. Igikomangoma cya mbere hari icyo bita Lucifer. Lucifer yari umumarayika wo mu ijuru, yari umumarayika rwose w'agatangaza. Yakundagwa n'Imana ndetse n'abamarayika bagenzi be, kuko yari umuririmbyi w'agatangaza. Yaririmbaga amajwi yose abaho, aririmbira Imana ndetse n'abamarayika bagenzi be. Yari umuririmbyi rwose w'agatangaza, yaririmbiraga ijuru rwose ryose rikizihirwa. Ariko yaje kwigomeka ku Mana, Imana imwohereza mu isi yajya ikuzimu. Muri uko kuva mu ijuru yari afite igikundiro mu ijuru birumvikana, ariko avanweyo yabaye dayimoni, yitwa dayimoni nk'andi madayimoni yose. Igikomangoma cya kabiri cy'ikuzimu nicyo bita Mamoni. Mamoni ni dayimoni rigutera, rikagutera ubugugu, rikagutera ubusambo bw'ibintu, ukumva wifuje byinshi, ukifuza ubutunzi burenze urugero, ukabwifuza ndetse yewe ukaba wakora buri kimwe kugira ngo ubugire, ukaba wakora n'ibibi byose bishoboka kugira ngo ugere kuri ubwo butunzi, ukaba wakwica, ukaba warwa, ukaba watukana, ukaba wabeshya, buri kimwe cyose kibi cyakuganisha kuri ubwo butunzi wifuje ukaba wagikora. Wifuza ubutunzi bikabije ukumva ko wahemuka, ujye usenga Imana, kuko byashoboka ko waba watewe n'iryo dayimoni bita Mamoni. Iryo dayimoni ni irya kabiri nkubwiye, nicyo gikomangoma cya kabiri cy'ikuzimu. Reka nkubwire icya gatatu. Igikomangoma cya gatatu cy'ikuzimu icyo bita Asmodeus. Asmodeus ni dayimoni ridushyiramo igitekerezo kibi, ibitekerezo bibi, igitekerezo cy'ubusambanyi. Niwumva ugize igitekerezo cyangwa se ukagira irari ry'ubusambanyi, ugihita wumva ko ushobora kuba watewe n'iri dayimoni bita Asmodeus, kuko niryo rizana ibitekerezo bibi nk'ibyo ku muntu. Ujye usenga Imana rwose uritokeshe wivuye inyuma. Igikomangoma cya kane cy'ikuzimu nicyo bita Leviathan. Leviathan ni dayimoni mu mashusho rwose riba rigaragara nk'inyamaswa nini cyane. Iri dayimoni niryo ridutera ishyari rya bagenzi bacu. Kuba mugenzi wawe yishimye ukumva wowe wababara, kuba yagize icyo ageraho ukumva muri wowe nta mahoro ufite. Niba ujya ugira ishyari rya mugenzi wawe ku cyo yagezeho ukumva wowe nta mahoro ugifiteho, ku byishimo bye bikaba ububabare bwawe, ujye utekereza rwose unasenga Imana wivuye inyuma, kuko byashoboka ko waba watewe n'iri dayimoni bita Leviathan. Igikomangoma cya gatanu nicyo bita Beelzebub. Beelzebub ni dayimoni ridutera, rikadutera kurya cyane. Hari igihe urya cyane, yewe ni kenshi wumva abantu bavuga batari kuriya muntu arya nk'uwasuwe n'amadayimoni. Nibyo bavuga ko wasuwe n'amadayimoni, ariko nyamara mu by'ukuri ntibaba babizi. Nyamara niba urya cyane ugomba kugira amakenga, kuko hari igihe byo waba wasuwe n'iri dayimoni bita Beelzebub. Niba urya cyane, senga cyane, byashoboka ko ari dayimoni ryaba ryaguteye. Igikomangoma cya gatandatu cyose ubwa mbere ugiye kucyumva mu matwi yawe. Igikomangoma cya gatandatu nicyo twita Satani. Satani rwose yanditse amateka akomeye ku isi, duhora tumwumva mu matwi yacu n'ubu. Magingo aya asa nk'uwubatse amateka akomeye cyane ku isi mu bantu, ahora ahanganye n'Imana. Dayimoni bita Satani niyo idutera umujinya. Niba ugira umujinya ukabije, ukwiye gusenga wivuye inyuma, kuko hari igihe waba watewe n'iyi dayimoni bita Satani idutera umujinya, tukahorana umunabi muri twe, tugahorana umutima mubi ndetse yewe n'umujinya ndetse n'uburakari budasanzwe. Niba ujya ugira uburakari bikabije, senga cyane utokeshe dayimoni. Igikomangoma cya karindwi ari nacyo gikomangoma cya nyuma ngiye kukubwira bakita Belphegor. Belphegor ni dayimoni idutera ubunebwe. Mu gihe wumva rwose ntacyo ufite cyo gukora, mu gihe wumva waruhuka, no mu gihe ntacyo wakoze, gira amakenga cyane. Wibuke gusenga. Iyi dayimoni niza ukadushyiramo intege nke, bigatuma ntacyo tugeraho, kuko twumva ntacyo dufite cyo gukora. Nyamara tuba tubifite byinshi byo gukora, ariko intege nke zatuzamo tukumva ntacyo tugomba gukora. Niba ujya ugira intege nke muri wowe,
cyangwa se ugira ubunebwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukagira ubunebwe cyane, gira amakenga usenga Imana, wirukane dayimoni, utekeshe dayimoni, kuko byashoboka ko iryo dayimoni bita Belphegor ryaba ryakugendereye. Tokesha rwose. Ngayo nguko ibyo nibyo bikomangoma birindwi bivugwa ko ari iby'ikuzimu: Lucifer, Mammon, Asmodeus, Leviathan, Beelzebub, Satan ndetse na Belphegor. Ayo yose ni amadayimoni adutera, ashobora kudutera mu buryo bwinshi, mu buryo bw'inzozi cyangwa se mu bundi buryo bwose ashobora kuduteramo budasobanutse. Ayo niyo adutera kubana n'abandi nabi, tugahorana umunabi, umushiha mwinshi cyane. Ubwo ni ubwami bw'ikuzimu. Urumva ko rwose tuvuze ko ari ubwami ntitwaba twibeshye. Reka dusubire ku ngingo yo gupfa. Tugiye ku ngingo yo gupfa, ushobora guterwa urujijo n'ibyo wumvishe cyangwa se ibyo wiboneye. Twumvishe mu matwi yacu kenshi bati abantu beza bapfa mbere, abantu beza bagenda tukibakeneye, abantu beza batabaruka hakiri kare. Ese nibyo koko abantu beza bapfa hakiri kare? Reka turebe mu gitabo cya Bibiliya, dusome muri Yesaya 57:1. Haranditswe ngo umukiranutsi arashira ariko ntawe wabyitayeho, abanyabuntu barakurwaho, ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi aba akijijwe ibyago byenda kuza. Reka nongereho, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Tugendeye kuri uwo murongo tumaze gusoma haruguru, byo ushobora kumva yuko abantu beza bapfa cyangwa se bakagenda bisa nk'aho igihe cyabo kitaragera, ahubwo ari ukugira ngo Imana ibakize ibyago n'ingorane bendaga guhura nabyo, wenda bikaba byashobora kuba byabakura no mu byizerwa. Ko nanone wakwibaza uti se kuki Imana kugira ngo ibakize ibyo byago byenda kubabaho babanza gupfa ubundi ikabona kubajyana? Ntiyabajyana ari bazima batarapfa? Ese urupfu niyo nzira yonyine igera ku Mana, cyangwa se gupfa nuko ari igeno rya buri umwe wese ibigira ngo abanze yuzuze igeno rye apfe ubundi agende? Kose niba ari igeno rya buri umwe, kuki Enoki na mugenzi we bagiye mu ijuru badapfuye? Ese kuki niba ariyo nzira yonyine igera mu ijuru, kuki Enoki na mugenzi we bagiye mu ijuru badapfuye? Byose ni amayobera masa. Tuba tugomba gusenga Imana ubundi ikadusobanurira. Guma mu byo wizeye. Njyewe ndi niyo Daniel. Buri munsi dukora post, tunejejwe no kubaha inkuru zibigisha. Kora subscribe ubundi kandi no kunsogera niba utarabikora, kugira ngo tujye tubana. Urakoze cyane. Nyemera tubane muri video.